rwacu bajya bavuga ngo harya umubisha yagira ate Imana yo mu ruhande rwacu umubisha yagira ate ntabwo umubisha ntacyo yadukoraho Imana ishimwe cyane nta mubisha rwose nk'uko rantanye mbibabwira tugomba guhagarara twemye kuko iyo uhagaze gutyo uba uhagaze nabi kandi Imana ntikunda bahagarara gutya uhagaze gutya reka duhere ku muntu uhagaze gutya niba yenda umuntu ahagaze gutya ubwo abanyamwuka nyine nibo baza kutwumva nk'uko ujya ubivuga biba bisobanuye iki gurwe hose mwami wanjye muriro ni ushaka ngira ibyaha birimborwe mana yanjye ngira ibyaha birimborwe Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare twongeye kubasuhuza tubifuriza amahoro umugisha utangwa n'Imana ubane namwe ibihe byose ndabona uyu munsi wa none dukoze ikiganiro mu bundi buryo butandukanye nuko dusanzwe dukora ikiganiro abantu batangiye kwibaza batese noneho bagiye gukora ibiki bagiye kuvuga ibiki ese bagiye gusirimba bigiye kugenda bite reka dusuhuze twakire umukozi w'Imana uraho neza muraho Yesu ashimwe Yesu ahebwe icyubahiro amina uyu munsi noneho abantu bagiye bamenya Eric Mugabe wari we bajyaga bahora bambona nicaye ngo hora wicaye none bambonye mpagaze nibyo ngaho suhuza abakunzi bacu ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amahoro y'Imana abane namwe kandi ndabakunda inshuti zanjye abo dufatanyije umurimo wa data wa twese amahoro y'Imana nabane namwe urakoze cyane reka ngo usabe kugira ngo mbere yuko dutangira ikiganiro banze usenge Imana nziza Imana yacu turagushimye turaguhembaje uri umukozi w'umuhanga tugushimye ko wabanye natwe iminsi yose duherereje nyuma warinze Kristo abakurikira ijambo ryawe ku Mana hari TV warabarinze abarwayi warabarinze abasaza abakecuru bagirira neza abana bato abakobwa n'abasore ubagirira neza izina ryawe rihabwe icyubahiro bana natwe rero muri aka kanya komeza kutujya neza tukugeraho umugisha mu izina rya Yesu Kristo mpagaritse no gukora kose kwa Satani ari abaduha ibyifuzo mwami bose ndatatanya imigambi y'umwana Satani ku buzima bwabo aya masaha ukuboko kwawe kutugaragareho bana natwe rero turengere no kuri udushyigikire tujye neza tukugeraho umugisha turasenze kandi turizeye ko bikoze mu izina rya Yesu Kristo amen binteye kuririmba kakaririmba sinzi niba ukazi uri Imana mana wabaye Imana uri Imana mana wabaye Imana uri Imana mana wabaye Imana mama nawe uri Imana mana wabaye Imana uri Imana mana wabaye Imana uri Imana mana wabaye Imana mana we mu butayu mana twarakubonye ho bikomeye twarakubonye uri Imana mana wabaye Imana wa mana we amen uri Imana mana wabaye Imana uri Imana mana wabaye Imana uri Imana mana wabaye Imana mana we data yemeye ko ducuranga inanga data yemeye haleluya data yemeye ko ducuranga inanga data yemeye
amen. bakunzi bacu turi hano dushima Imana. Iki ni ikiganiro cyo gushima Imana, imirimo yakoze n'ibitangaza Imana yageze gute yagiye ikora ku mugaragu wayo. Ntibisobanuye ko hatari message, hari message nazo araza kuzitambutsa. Ngiye kimara kubona mbwira ati uyu munsi ndakora ikiganiro mpagaze, nahise menya neza ko byanga byakunda no kwereka abantu ko akabaraga kagenda kazamo cyane. Reka nohe kwiharira ijambo, nawe muhereze ijambo agira ikintu avuze muri aya masaha. Yesu nashimwe cyane, ngenda basoje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana bane namwe. Amazina rero ni yandi nkuko mubimenyereye. Ni Mugabe Eric. Mugabe Eric. Imana amahoro ibagirire neza kandi bashyigikire kandi ndabakunda. Mwari mumenyereye rero ko ubone nkore ibiganiro nicaye, abenshi niko twari tubimenyereye kandi koko nibyo. Uyu munsi rero nuko mpagaze imbere yanyu ngira ngo mbabwire ko tugomba guhagarara mu bintu neza. Buriya impamvu nkoze ikiganiro mpagaze, ndagira ngo nereke umuntu uhagaze mu by'Imana uko aba ameze. Aba ahagaze gutya, ahagarara yemye. Ariko iyo ahagarara ameze atya ntabwo aba ahagaze neza, abatandaraje. Ubwo akaguru kamwe kaba kari hariya, akandi kari hariya. Ntabwo rero mu by'Imana dutandaraza. Ndagira ngo mbabwire ngo tugomba guhagarara twemye, kuko iyo uri ku murongo ntuhagarara utya, ahubwo uhagarara utya wemye. Kandi ntuhagarara umeze utya, oya. Niyo mpamvu uhagaze atya iby'inyuma yabiteye umugongo, arangarije iby'imbere kuko nibyo babangamiye, aba arangamiye. Niyo mpamvu rero ngira ngo mbwira abakunzi bacu ngo tugomba guhagarara twemye mu byo turimo, mu byo tuvuga, tukabivuga dushize amanga. Niba tuvuga Imana tukayivuga ukwiri, tukavuga imirimo n'ibitangaza ikora. Imana yacu ni nziza, nta n'uwahagarara ngo avuye ati nta kintu cy'Imana ndabona cyari cyangeraho. Wowe yababeshye, kuko njya numva hari umugani bajya baca ngo ivubira ababi n'abeza. Sibyo ra? Ababi n'abeza bose bavubira imvura kimwe. Si imvura buriya bashatse kuvuga? Imvura cyangwa se umugisha. Cyangwa umugisha. Amahoro y'Imana rero nabane namwe kandi natwe turabakunda. Turacyari kumwe muri uru rugendo, ntago twabasize. Hari abambwira ati se none ntiduheruka kukubona utanga ibiganiro. Ntago ibiganiro rero mbitanga buri gihe, ntanga ibiganiro iyo mfite message. Ikindi gihe haba hari n'abandi nabo bagomba gukora mu gihe cyabo. Kuko ntago message dutanga ari za buri munsi. Abazagera babona tutabonetse muzajya mwihangana, ubwo nta makuru tuba twari twakabonye. Niyo mpamvu rero tuba tuje imbere yanyu. Ntago rero turi butinde cyane ku kiganiro, ariko nzi ko ari ikiganiro cy'umugisha. Pascal atangije indirimbo avuga ngo data yemeye, ngo nimuze ducurange inanga. Data yemeye, nibyo koko. Data yemeye ku banyarwanda, data yemeye ku gihugu cyacu. Nimuze ducurange inanga kuko Yesu yagize ate yemeye. Mana tugirire neza. Ndakumva rwose. Hari indirimbo ivuga ngo ntabwo nibuka page yayo, ariko iravuga ngo hariho icyo nkwaka mwami wanjye, nubwo mpora ngucumuraho, mwamunyeze unyejeshe amazi cyangwa umuriro, managurwe hose mwami, n'umuriro ni ushaka, nyir'ibyaha birimburwe, gerageza uko nshoboye, ayiwe kwibuzi n'ampambi z'ibyaha,
nyamara njya mbyibonamo ayiwe jumbone za managurwe hose mwami wanjye n'umuriro niwushaka gira ibyaha birimburwe nayanjye gira ibyaha birimburwe ntunganyiriza ubwenge ayiwe nzanezerwa nzaguhimbaza ariko umutima wera mwami wanjye ndawushaka kurushaho managurwe amen hose mwami wanjye n'umuriro niwushaka nyiri ibyaha birimburwe mana yanjye nyiri ibyaha birimburwe amina amina ngo mpanagurwe hose Yesu ashimwe cyane amen ngo nyiri ibyaha birimburwe yego ngo ngerageza kwibuza inama mbi ngerageza uko nshoboye kwibuza inama mbi z'ibyaha nyamara njya mbyibonamo ngo ariko Yesu we ngo ujye umboneza Mana ishimwe cyane amen Mana tugire neza amen Mana tuboneze mu izina rya Yesu amen kandi ikiruta byose nuko Imana iri mu ruhande ubuhagaze gutya cyagukoraho cyose wahirimo ariko uhagaze gutyo ugahagarara neza wemye ni uguhagarara wemye ikigaragaza ko uhagaze mu bintu neza Mana ishimwe cyane amina mfite message rero ni nziza ndagira mbabwira ko ari nziza yego message ni nziza arega narababwiye ngo turiho turasenga ahubwo keretse abazatudindiza mwitudindiza rero buri hari igihe abantu batudindiza Imana nivuze ati ngiye gutabarira abanyarwanda rimwe ugasanga bamwe ntibashaka gusenga ariko message nzanye ni nziza ku bantu basenze ku bantu bariho basenga ku bantu turimo dusenga nuko iri joro nagiye kubona mbona Imana ifite igitabo kinini cyane kinini mbona yagendaga inyerekeza irambura impapuro igenda inyereka uko irimo yandikamo abanyarwanda ko igiye kubatabara kandi hari abigiye guhana ijuru keretse abatarihana cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda 80% abenshi barakizwa ukuri abenshi barakizwa niyo mpamvu Imana abenshi Imana yambwiye ngo twanditse mu gitabo cy'ubugingo amen niyo mpamvu rero dukwiye kugira gute n'uwasigaye n'uwumva ko afite inyota yo kwakira umwami yego akaba maso yego hanyuma umaze gutanga ikimenyetso uvuze ku muntu uhagaze utya areba imbere urongera uvuga ku muntu uhagaze atya urongera uvuga no ku muntu urabona uko mpagaze gutya ubuse duhagaze kimwe ariko gutya ntabwo duhagaze kimwe njye niba ndeba hariya ndiho ndeba abakunzi banjye bankurikira bakunda ijambo ry'Imana ariko bamaze kubatera ibitugu ntabwo urabwo uhagaze neza hagarara neza gutya cyangwa uhagarare hano imbere ntakiri butume batatubona nyine gutya nta kibazo nuhagarara gutyo ugahagarara wemye ntabwo uzakibakiba kuko hari icyo ushaka hari imbere niba ushaka umwami wawe rero yuko akugirira neza ugomba guhagarara ureba imbere ntabwo uhagarara ureba inyuma cyangwa ngo urebe ku ruhande noneho umuririmbyi yarabirimbye aravuga ngo inyuma nta byiza bibayo ntabwo yize se reka kureba
reka kureba iby'inyuma reka kureba iby'inyuma tumere nka mukaroti wabaye inkingi y'umunyu Imana yari yamubuje kureba inyuma cyane ntago rero kureba inyuma arebiyo yego ubu ndamutse mfashe iki gikapa gutya gikapa nkagifata gutya yego wenda mfite ababyeyi bampayemo amagi nyajyanye wenda Kabuga n'urugero yego cyangwa nyajyanye mu mujyi wa Kigali ntago nzagenda igikapa nkigira gutya sibyo se yego ntago nzakijyana gutya igikapa nzakijyana gutya hahandi nzagira gutya nkanagishyira imbere kuko n'ubundi ninkijyana gutya uzaza ashobora kumputaza amajya akayibate akameneka cyangwa n'umujura akaba niyo mpamvu rero igikapa ngomba kukigana gutya byanaba ngoma nkagitwara gutya kubera ko ngiye hehe kubera ko ngiye ku isoko kugurisha ya magi kandi amagi ndamutse nyatwaye uko nibona yagiye gute yameneka niko rero n'agakiza kameze yego niko n'agakiza kameze niko n'umuntu ukijijwe ameze ni nako agomba kugera gute kugenda agomba kugenda nk'umuntu ufite amagi ujyanye amagi ntago wagenda ngo ujyane amagi ugende wigira gutya oya niyo mpamvu buriya umurokore umuntu ukizwa ntagera aho batera ingumi ngo ahagarara komeri ntagera aho bari mu bibi ngo ahagarara arebere ntago bishoboka twari tugeze kuri kwa guhagarara gutya yego gutya kwa usanga umuntu ahagaze atandagaraje kuko nabyo wabivuzemo nabivuzeho yego navuze ko guhagarara gutya ntago ari byo Imana ishaka kuko nakaguru kamwe kari hariya kandi kari hariya ni ugutandaraza ahubwo wari uri mu mwuka utari yakora wari uri mu mwuka urumva bisaba guhagarara gutya amaguru yose akaba areba imbere iyo utandaraje rero bigaragara ko ibyo urimo byose watandaraje uri hariya ntushyushye ntunakonje ntunabize yego muri make kaguru kamwe kari kwa Satani akandi kari mu by'Imana ubwo niba abantu tubona ku manywa mu rusengero nijoro mu kabari sibye n'ibyo ni hahandi uzabona umuntu yaje gusenga mu cyumba cy'amasengesho ugasanga yaje gusenga njye bigeze kumbaho kera nkiri umumotari kuko nagomba gutwara abagenzi ntago nabaga nzi aho bagiye ariko nigeze ntwara umuntu ambwira ati njyana ndagenda ngeze n'amasahani kwandatane ku mupfumu ariko ntangazwa no gusanga abantu twasenganaga nka babiri ukajya uhengeza ukabona barimo ari nibyo nakubwiye ngo iyo uhagaze gutya uba utandaraje ntago uri amasengesho avangwa no kuraguza ntago mu masengesho arangwa afatanywa n'ubupfumu yego oya niba usenga Imana witandaraza niyo mpamvu rero uzasanga bamwe barimo badutera amabuye bati Mugabe yaransengeye ariko ubwo yansengeye ntabwo ndasubizwa nta yindi mpamvu rero abantu bareke gutandaraza bahagarare neza bagume mu byo barimo hari n'ukundi kuntu umuntu atanga icyifuzo ku mukozi w'Imana noneho yarangiza cya gihe cyo gutegereza agahita yihutira kujya gufata undi urumva noneho na wa undi nawe yamusengera nawe cya gihe cyo gutegereza agahita ahamagara undi buriya nabyo ni ugutandaraza ni ugutandaraza kuko simpamye ko uwo muntu yatabarwa ntago yatabarwa harimo n'ababeshye pasika nyine urumva babandi abarimo guhamagara buri wese amubwira ibye hari umuntu wigeze kumbeshya mu kwezi kwa munani arambeshye yego nari nicaye hariya ku mukeka twari tugisenga ariko icyo gihe byari nka saa moya saa mbiri nari ndiho niyicariye ku karago ndimo nsenga umuntu arampamagara arambwira ati mbwira nimero yawe ati ndashaka kuzaguha amayinite ariko se narindi hanora icyo kintu ntabwo nkizi birashobora kuba wari uhari byari nimugoroba ndumva warabimbwiye nyuma umbwira ko ari umuntu wakwatse nimero kugira ngo aguhe amayinite yo kujya mpamagaza kuri WhatsApp ndayimuha rwose nuko iwe nyihamagaye mbwira gutya turamukoze Imana uraho ati ndashaka kuguha amayinite ati mpa nimero
urayimuhaye mba ndayimuhaye ati handitseho Eric Mugabe nta nubwo byabimbwiye narayimuhaye ndategereza kugeza kuri uyu munota ndacyategereje cyangwa yarapfuye none se muracyavugana turavugana none se nk'uwo mu by'ukuri reka tukubaze iyo utinyuka ugakenesha umukozi w'Imana buriya ntugire ngo ni we wenyine yabikoze kandi uwo muntu aranarwaye ararwaye ntabwo yakira rero ntabwo ashobora gukira kuko buriya niba kuri ikintu mu kanwa katura ugahiga umuhigo tubona no gusobanurira abantu buriya ntugahige ikintu utazagira gute utazashobora Bibiliya iravuga ngo guhiga umuhigo ntuwuhigure ndetse no kutawuhiga hari abantu rero ni ukuri bavangavanga ibintu gutyo ntabwo mbivuze kugira ngo abikore nta nubwo mbivuze kugira ngo ubikore cyangwa se uzabikore oya hamwe n'umutimanama wawe nta nubwo namwibutsaga ahubwo icyo nshaka kuvuga ni iki ngiki nibareke abantu dutabarwe twisengera Imana noneho tureke no kubivanga kubera ko buriya niba Imana yaragambiriye ko izagira gute izagusura ikagukiza igasanga ufite wa muhigo wahize wenda sinanye njyenyine wahigiye hari n'abandi wahigiye ntago rero twatabarwa niyo mpamvu nabwiye ngo abantu bareke kubivanga message mfite nuko ngomba kubwira abantu bakareka kuvanga ibintu abantu bareke ejo bundi Imana yaransuye inyereka abantu benshi baheze ku musozi w'ibigeragezo byabo bigiye bitandukanye bazira gukinisha abakozi b'Imana barahari cyane benshi kandi bari muri diaspora ni ukuvuga ngo rero abantu nimba uhisemo ukavuga ati umukozi w'Imana namukunze ndashaka ko dufatanya gusenga menya ko gusenga ni uburyo bubiri gusaba no gutegereza iyo rero usabye utegereza igisubizo ariko iyo kitaraza ugakomeza guhora usaba ntabwo Imana ishobora kugutabara ariho handi hazamo nyine kugenda ubeshya ubwira abantu ngo ibi nibi ariko mu by'ukuri abakozi b'Imana mubaheshe agaciro oya abantu nibareke tureke kujarajara ntabwo ari byiza ntabwo nzajya mu rusengero ngo njye mu banyagatolika ku cyumweru mveyo ndamure muri ADPR none ku cyumweru mveyo njye muri Anglikani mveyo njye mu Methodiste si ukujarajara se uko ni ukujarajara ntabwo rero Imana ibikunda Padiri Obaride yajyaga avuga ngo izo n'imbwa zihonahona zigenda zishakisha ahantu za hekenya amagufa kuko urumva nimba udashobora kunyurwa n'aho uri ntunyurwe n'isengesho usenga uyu munsi ukabura ejo ntabwo watabara ejo ugahamagara Mugabe ejo ugahamagara Pascal ejo ugahamagara Mugenzi ejo ugahamagara Nzamurambaho mbese nuko nguko abantu ndashaka ko tuzakora ikiganiro tugasobanurira abantu impamvu umuntu ujarajara adatabarwa ntabwo yatabarwa n'impamvu umuntu usengewe n'abakozi b'Imana benshi badatabarwa niyo mpamvu ntabwo watabarwa kuko hari uhamagara ati mpe igitambo benshi mujya mumpamagara mukabimbwira ati runaka yambwiye ngo mbanze muhe igitambo hari undi uhamagara mpereza amayinite hari undi uhamagara akakubwiza ukuri akakubwira ati mu by'ukuri nta mayinite mfite nagusengera muri ubu buryo yenda twazagera igihe tukavugana ugasanga mu by'ukuri urimo urahura n'abantu b'uruvange ntekereza ko n'abanywa inzoga ntabwo banywa zose ntabwo bazivanga hari zaje hari aho mperutse guca ku isantere n'ivire gusenga numva barimo barabwira abandi ngo hari inzoga yaje bita ngo ni sikoro karindwi kabiri ngo ni sikoro kabiri ubwo ni izihe ni za zindi unywa ugasanga akada karabyimbye nta kuboko nta kuguru ugasanga nta matama urumva nagira ngo abantu mbabwire oya bareke kwishora mu biyobyabwenge kwishora mu bintu byica ubuzima ahubwo abantu nibasenga Imana bahabwa umwuka wera kandi bakizwe Yesu niwe wenyine wo kuduhaza sinzi umuririmbyi yarembye ngo Yesu niwe mbonyemo Yesu ni wowe musa mbonyemo
nabonyemo amahoro yifuzaga, najyaga nyashaka sinyabone, ngasuhuza umutima iteka, none ni Yesu mpoza wenyine, nta rindi zina nemera, umuhuro ubugingo n'umunezero bibonekera muri we. Amen. Ngo kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we, ntago bizabonekera muri Sekoro kabiri, cyangwa ngo bibonekere muri Kanyanga, cyangwa bibonekere muri Ntuza, muri Ture, ngo hari n'umukubangutiye, umukubangutiye ngo ni umukubangutiye. Mbese ni ibintu bibabaje cyane. Kandi noneho ikiri kubabaza nuko turi kujya kubona tukabona abazi Imana bavutse bwa kabiri, abigeze kuzura umwuka wera, nibo bari kwisanga muri ibyo bintu. Ntabwo bikwiriye mu by'ukuri. Nyamuneka musigeho uko byagenda kose, ntabwo Imana yadutaye. Ubundi intego y'iki kiganiro ni intego ivuga ngo tureke kujarajara, tureke gutandaraza. Yego. Ntago uzatandaraza gutyo, ntago uzahamagara Pascal uti nsengera, ejo wongera uhamagare Mugabo ati nsengera, ejo bundi uhamagare Karinda, ejo bundi uhamagara uriya, ubwo se uzamenya waracukuri. Naho nitukomeza kubivanga ntago tuzatabarwa. Abantu bariho bumva ko babivanga rwose, mugarukira aho ngaho. Abantu bumva ko bariho bubeshya, abantu mutavugisha ukuri. Ntago Imana ibyo bintu bishaka. Yego, urakoze cyane. Ongera utambutse nimero yawe ya telefone. Nimero yanjye ni 0782 96 97 41.